reka mbifurize ikaze mwese abadukurikiye. Iyi ni Elisa Media, nanjye muri kumwe ni Elisa Tuyishimire. Muri ADPR haravugwamo kwimika abapasiteri b'abagore, hakavugwamo guhagarika bamwe mu bapasiteri ku nshingano no guhuza insengero. Ikiganiro na Senior Pastor Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero rya ADPR mu Rwanda. Umushumba mukuru w'itorero rya ADPR mu Rwanda, Senior Pastor Ndayizeye Isayi, yakomeje ku mpinduka zikomeje kuvugwa muri iri torero, zirimo no kugira abapasiteri b'abagore, yerekana ko hari ibyamaze gufatwaho icyemezo. Hashize iminsi itari myinshi havugwa amakuru y'impinduka zikomeye mu itorero rya ADPR, zirimo gusengera abagore bakaba abapasiteri, guhagarika abapasiteri batujuje ibisabwa nk'impamyabumenyi, guhuza zimwe mu nsengero n'ibirebana no kwemerera abagore bo muri iri torero kwambara amapantaro cyangwa bagasukisha imisatsi yabo nubwo byafatwaga nk'ikizira. Mu myaka 84 iri torero rimaze ryigisha ubutumwa bwiza mu Rwanda, rimaze kugera kuri byinshi haba mu bayoboke, kuko ubu bagera hafi kuri 3 miliyoni, ndetse n'umutungo waryo wagiye wiyongera, aho kuri ubu ubarirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko hari benshi bavuga ko rikomeje guta umwimerere mu bijyanye no gusenga, cyane ko benshi baryita itorero ry'umwuka wera, kandi naryo rikaba ribyemera rityo. Ababivuga bashingira ku mpinduka zigenda zikorwamo, zishingiye ahanini no ku mabwiriza yashyizweho agenga imiryango ishingiye ku myemerere yo muri 2018. Impinduka zikomeje zatangiye kugaragara kuva Senior Pastor Isayi yahabwa kuyobora iri torero. Uyu mupasiteri yaragijwe iri torero rifite urusobe rw'ibibazo, bivuze ko yagombaga kubyitaho bikabonerwa umuti wa burundu. Mu kiganiro cyihariye n'igihe, umushumba mukuru wa ADPR Senior Pastor Isayi yemeje ko hari impinduka koko itorero ryamaze kwemeza, ariko ko hari n'ibindi bivugwa hashingiwe ku marangamutima cyangwa ibyifuzo by'abakristo, nyamara bitarafatwaho icyemezo. Igihe cyabajije Senior Pastor kiti hari byinshi biri kuvugwa ko itorero rigiye kongera guhuza zimwe mu nsengero n'amaparuwasi, nibyo? Ese izo mpinduka zaba zitewe n'iki? Pastor Isayi Ndayizeye asubiza yagize ati, ntabwo biraba, inzego zihari ziracyahari, nihagira igihinduka tuzakimenyesha abantu, ariko hari nk'ibigenda byikora. Ibigenda byikora mvuga ni ukuba nk'ahantu hari urusengero bakavuga ko hari amanegeka nta rusengero ruzahaguma. Ibyo ni nko kuba twari dufite urusengero rwa Rukiri bakavuga ko ruri mu gishanga tukaruhuza na Kicukiro. Ibintu nk'ibyo biba byatewe n'impamvu. Abantu bakwiye kwirinda ibihuha. Hari igihe batangira kumva ibintu bihari bakavuga ngo ubwo hari ibi wabona hakorwa iki. Ubwo rero ibyo bagiye bumva ni ibihuha. Nihagira igikorwamo nakibwira abantu, ariko imiterere y'insengero dufite yerekana ko hari impinduka zikwiye gukorwamo. Urebye imiterere yazo ushobora gusanga uko abantu basesengura ibisabwa ngo insengero zibyuzuze. Ese ahari insengero hose harakwiye? Nta zihari zicucitse? Ibyo byose biri mu bintu abantu bakwiye kuba bakora, ariko mu gihe abantu batarabifataho icyemezo, abantu bakwiye kuba bumvira inzego zihari. Ibyinshi abantu bavuga ni ibyifuzo abantu bafite, kandi nanjye mpura nabyo cyane. Umunyamakuru w'igihe yahise yongera amubaza ati, mwebwe se mubona bikwiye se ko zahuzwa? Senior Pastor Ndayizeye yashubije ati, umunsi nzabona ko bikwiye nzahita mbikora, tuzahita tuzihuza, ariko hari inzego zibishinzwe z'itorero dufatanya mu gukora isesengura.
icyakora ni uko tumaze igihe iryo sesengura turi kurikora ryo kureba amatorero yacu ahantu hari n'ibyo yujuje ibikenewe, urugendo ruhari ngo yuzuze ibisabwa n'inzira byacamo. Ibi si ibintu dukoze uyu mwaka, ahubwo kuva twashyiraho icyerekezo cya 2050 cy'itorero cyo kwibaza ibikenewe ngo ribe byujuje ibisabwa bijyanye n'icyo abanyetorero bifuza, icyo Kristo yifuza ndetse n'icyo igihugu cyifuza ndetse n'aho turi kugana. Iryo sesengura rero turi kurikora, amakuru azavamo natuganisha kuri izo mpinduka zo guhuza insengero nabyo tuzabibwira abakristo. Umunyamakuru w'Igihe yakomeje amubaza ati, muheruka gutangaza ko gusengera abagore bakaba abapasiteri byemejwe, ese nta mpungenge z'icyo cyemezo? Umushumba mukuru yashubije agira ati, ubundi uhereye kera kose gusengera abagore bakaba abapasiteri ntabwo bibujijwe mu mahame y'itorero. Guhera mu myaka itambutse twagiye dukora iryo sesengura, twakira ibitekerezo byinshi tureba niba bikwiye. Twaribazaga tuti, ese birakwiye? Bibiliya ibivugaho iki? Ese hari ahantu ibibuza? Ese cyaba ari icyaha bibaye? Umugore abaye umupasiteri byatumarira iki? Ese amatorero aba afite hari icyo byabunguye cyangwa hari icyo byabatwaye? Urumva twagize umwanya w'urwo rugendo. Mu biganiro bitandukanye rero twasanze ntaho Bibiliya ibuza gusengera umugore kuba umupasiteri. Hari n'abafata imirongo itandukanye bakayisobanura nabi ku bushake bwabo, ariko ntibibuza ko umugore yaba umupasiteri. Niyo ugarutse mu mirimo y'abapasiteri busanzwe, dufite abagore bayikora kuko bayoboye amwe mu matorero. Nujya no muri Bibiliya usanga umwuka wera ari we utanga impano, rero ntabwo ayitanga ashingiye ku gitsina cy'umuntu. Ntabwo ari icyemezo gishya kuko cyafashwe mu mwaka wa 2023 n'inzego zitandukanye z'itorero, ndetse twagiye tunakiganiriza ibyiciro bitandukanye. Twabonaga ko bikwiye ko abagore bahabwa inshingano z'ubupasiteri binagendanye n'icyerekezo dufite nk'itorero. Hari umurimo wo kuzana abantu kuri Kristo, ariko hari no kubatoza no kubarera. Abagore rero bafite iyo mpano n'ubushobozi bw'umwihariko mu murimo wo kurera abantu bakazakura, kandi twumva kuba twasengera abagore bakaba abapasiteri ari igisubizo kuri twe cy'igihe kirekire. Biri mu mugambi w'Imana kandi ni igisubizo ku itorero, kuri ejo hazaza, ku gihugu duherereyemo no gufasha itorero kugera ku cyerekezo cyaryo. Umunyamakuru nanone w'Igihe yongera abaza ati, imyaka 2 irashize mubyemeje, kubera iki byatinze gushyirwa mu bikorwa? Pastor Isayi yasubije agira ati, impamvu nuko nta n'umugabo wasengewe. Nidusengera abapasiteri n'abagore bazaba barimo. Nta n'impamvu muvuga ngo hagiye gusengerwa abagore, ahubwo hazasengerwa abapasiteri. Igishya kizaba kirimo nuko hazaba harimo n'abagore. Umunyamakuru w'Igihe yakomeje amubaza ati, ubwo bizajyana no kuba abasore basengerwa ko nabyo byavugwaga? Pastor Isayi yashubije agira ati, oya, inshingano duha abapasiteri tuziha abantu bafite umuryango. Ntabwo turatangira gusengera abantu b'urubyiruko, dusengera abafite urugo bafite umuryango. Umupasiteri agomba kuba ari umugabo cyangwa ari umugore ufite umuryango kandi afite n'ubuhamya bwiza mu muryango we.
umunyamakuru w'igihe nanone yongera amubaza ati amakuru avuga ko hari abapasiteri mugiye guhagarika kubera ko badafite impamyabushobozi zikenewe nk'uko RGB mu mwaka wa 2018 yari yabibasabye, aya makuru ni impamo? Umushumba mukuru Izayi Ndayizeye yamushubije agira ati niba umuntu ukwiye gukora ku mwanya hari ibyo akwiye kuba yujuje, urumva umuntu utabyujuje haba hari ikibazo cy'impinduka cyangwa nuko abantu bakwiye kuzuza ibisabwa? Nta mpinduka turimo zo kugira ngo turebe amashuri y'abantu n'iki, ahubwo turi mu rugendo rwo kugira ngo abantu buzuze ibisabwa. Umunyamakuru nanone w'igihe yongera amubaza ati uburyo ubivuga biragoye kubisobanukirwa, ubwo utabyujuje bizagenda bite? Siriya pasita hano nanone yahise amusubiza ati abatabyujuje bazabyuzuza. Ntekereza ko tumaze igihe turi muri urwo rugendo ngo abantu buzuze ibisabwa, kandi ndumva abantu baragerageje ibishoboka byose kubyitaho kuko nta tegeko rishya ryasohotse, ni ibintu bimaze igihe abantu babyitegura. Uwaba atarabyubahirije cyaba ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ntabwo cyaba ari ikibazo cy'itorero muri rusange. Haramutse hari umuntu utarabyubahirije, ahubwo wamutubariza ngo kuki utubahirije ibisabwa. Ubundi turi gufasha abantu kuzuza ibisabwa. Ubundi icyiciro cya kaminuza gikenewe kuva ku cyiciro cya paruwasi kuzamura, ntabwo gikenewe ku matorero yo hasi. Ntabwo abapasiteri bose bo ku matorero yo hasi itegeko risaba ko baba bafite icyo cyiciro, ariko hari ibindi bisabwa kuba bujuje. Umunyamakuru w'igihe yahise yongera amubaza ikindi kibazo, aramubaza ati ibijyanye no kwemerera abagore n'abakobwa kwambara amapantaro byo no kwisukisha bihagaze biti? Iki kibazo nacyo umushumba mukuru yagishubije agira ati mu rusengero hazamo abantu benshi batandukanye, ntabwo tuvuga ngo wowe wambaye gutya ntabwo uza mu rusengero. Icyakora ari byiza kwambara ukikwiza, kuko ibi by'abantu bambara ubusa byo si byo, kuko umuntu aremwe mu buryo bw'icyubahiro cyinshi, ni nayo mpamvu adakwiye kuba yambara kubwe gusa, ahubwo akwiye kuba yambara no kubw'abandi. Umuntu Imana yamuhaye agaciro gakomeye, kandi uko agenda yitesha agaciro burya aba agatesha n'abandi. Mu nsengero zacu hari ibyo mu myitwarire yacu tutagiramo, ariko tudacira n'imanza ababikoze cyane nk'ibyo byo kwambara amapantaro. Ntabwo tubigira mu mahame yacu, kuko buri muryango ugira ibintu uhitamo kandi ntabwo turabihindura. Kuba wajya mu rusengero no muri izi zacu ukabona abantu babyambaye, ni uko bazi ko kubyambara tutabifata nk'ikizira. Umunyamakuru wese yongera amubaza ati none bisobanuye ko bitaremezwa? Siniya pasiteri amusubiza ati icyo navuga ni uko tutahinduye imyitwarire y'itorero ku birebana n'iby'imyambarire. Umunyamakuru rero yakomeje amubaza ikindi kibazo agira ati ikibazo cy'imibyinire nacyo gikunze kuvugwaho muri ADPR. Siniya pasiteri yamushubije ati ikibazo cy'uko abantu babyina ni ukubanza ukibaza ngo ese ikinimba cyangwa igisirimba nibyo mu ijuru bemera? Nanone ukibaza uti abasimbuka cyane cyangwa abatanyeganyega nibyo bemera? Buriya igikomeye abantu bakwiye kumenya ni uko kuramya Imana ari umutima. Ushaka Imana, ushaka kuyinezeza, kuyumvira, ntabwo tuvuga ngo imibyinire ni iyi. Icyo dukwiye kumenya ni uko umwuka wera niwe ujya abasha kutuyobora. Nta muntu wananiye umwuka wera wabasha kumvira umuyobozi wundi usanzwe, ahubwo birakwiye yuko
umwuka wera atuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo, abantu babyizera. Umwuka wera barabizi yuko ari umufasha, ari umuyobozi. Umwuka wera ari we ukora imirimo ikomeye kandi niwe wemeza abantu. Ngira ngo rero twabyumvishe byinshi, umuvugizi yagiye abisobanura, ariko ibyinshi tuzajya tugenda tubyigishwa n'umwuka wera. Murakoze cyane rero, ngira ngo nagera ku musozo w'iyi nkuru yacu nkubwira ngo uri uw'agaciro wowe udukurikira buri munsi ndetse udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Reka ngushimire cyane. Reka nkubwire nti niba utarakora subscribe uyikore, ndetse ukore like, utere na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ciao ciao, ndabakunda.